nguhaye ikaze kandi ndizera ko umeze neza wowe udahwema gukurikira Top Up TV umunsi ku nduyu. Muramuzi yitwa Kabananga Isaac, mugenda mubona ku mbuga nkoranyambaga hagenda atangaza ko ngo yatunze miliyari igashira ikamarwa n'abagore batatu yashatse n'abana 12 yabyaye ndetse n'inshoreke 3,600 agatangaza ko aribo bamumariye umutungo. Muri no video ano mafoto reba ari muri video ndi bukwereke hano imbere, uraza kwireba ikirambuyeho ngo afite depression y'ibyamubayeho, ngo Rayon Sport nayo ni iri mu bintu byamuriye amafaranga. Yabitangaje rero ni video yafashe iri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga, uraza kwibona hano. Ni video isekeje cyane, iri so funny. Rero gikora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubane nanjye umunsi ku wundi. Bani Kabananga Isaac, imyaka 48, nabaye mukaratika, nabaye kungufu, mfite dane 3, nemeye kubita abagabo 10 basiga ari negeke bose, ariko imirwanire sinyemeye ko kurwana ntabwo ngemeye. Abantu birwanga bitunshi ba Marcel banje bose bakamuri tubyuka rwa kabiri nkihangana, ariko sinjambe cyenjewe wese muranzi natunze miliyari irashira, natunze abagore bageze kuri 3 n'abana 12 n'inshoti 3,300, nabaye umusirikare, nabaye mugurafu. Banyarwanda ngwangwa kwa depression wera mwana gahinda nireba rezi bora momeje isenge zanjye zewe deyo yaraziriye n'abagore bararya ari byose. Ndashaka kubwira ngo mumbe hafi ntabwo tukiryama nk'ubu iyi video nyiwereje ari masasa banze ko nari nkangutse mu gitondo saa moya kandi ntabwo burake munyumve neza rero mungire neza